bakoze muri MTN Wacu Festival cyangwa ikibazo ni wowe utarumenyeranye nabo ba DJ bimeze gute? Njyewe nabibonyemo yuko batubona nkaho turi hasi tutazazamuka. Bruce Melody ni umuhanzi nkunda cyane cyane, ariko gusa nuko yigize kunkorera ikosa nanone ndibabwire. Nigeze kumuzana ahantu bita Katereya muzanye icyo gihe sinzi agakosa umunyamakuru yakoze icyo gihe. Turazana rifite ronshi yitwa turabavandimwe. Hanyuma icyo gihe arankonjona ntiyaririmba icyo gihe. Abahanzi bigenda bitandukana, inkuru zigenda zivugwa, wewe wari wakundana n'umufana wawe? Njyewe umufana Yes, twongeye kuba ikaze ahangaha ni kuri Odi Media. Anje muri kumva ni Dan B cyase Dan B Music rwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Ikiganiro ni Demiro, aho tuganira n'umutumirwa wacu tukumubaza byifashe gute muri entertainment. Nkuko mubibona nanone muri studio nago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuhungu ahanga kabisa wifunze bidenze. Tutabatiye amatsiko rero kadutangire atwibwira muri make, mu magambo make, mu minota mike dusamarizinga kwa kundi kwacu. Tuguha ikaze, ikiganiro ni Demiro. Imihigo turayesa Nyagatare we, imihigo turayesa uzazurebe, aho waruzi ishyamba harahindutse habaye umujyi w'icyitegererezo. Amashuri abanza n'ayisumbuye byariyongereye 100%. Mitiweri do sante iradufasha, nta muturage ukirembera mu rugo. Yanome Mr. Love Banlasa the higher level. Nkuko mukomeje kugenda mumwumva bamwita Mr. Lava. Benshi mwagiye mumwumva bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi namubazaniye ngo tugire bimwe tugenda tumumenyaho tutari tuzi. Ese Mr. Lava dukomeza mu kiganiro cyacu, watubwira inkomoko ya Lava? Mr. Lava bisobanuye iki? Umwimerere waryo bimeze gute? Yes, rakoze. Bundi mbere nta nubwo ariko nitwaga. Hanyuma mu buhanzi mu kazi kanya nakoreshaga izina ryitwa Alphan Last. Nza guhinduraho ariko mbifashijwemo n'umuhanzi bita Nati Dread. Niwe wambwiye ati naririmbye indirimbo yitwa turabavandimwe kuri stage. Icyo gihe bari baje kwamagana ibiyobyabwenge. Urumva nari upcoming. Arambwira ati uri Mr. Lova mita ndikomereza na Lova nagari Lava ni Mr. Lova. Dukomeza mu kiganiro. Ese ni nk'iki cyaba cyaratumye winjira mu muziki ukavuga uti njyewe Mr. Lova ngiye guhitamo kuba nakora umuziki, ukafata umwanzuro kuko hari ibintu byinshi wagakoze, ariko niki cyaguteye ko wavuga ngo ugiye kwinjira mu muziki? Ni impano yaranyirigise. Urumva umuziki namumazemo igihe cyane mfite n'indirimbo nyinshi. Ariko narebye message cyane ndirimba mbese zindimo, kandi na hano hanze abantu bakeneye. Binsaba yuko n'ubundi ninjira muri studio ngenda nkakora, nkora indirimbo zigiye zitandukanye, nkareba uko igihugu cy'u Rwanda naho cyari kirimo kuva. Naho ngenda ndeba uko imiyoborere aho igeze, ukuntu bimeze, uburyo umubyeyi wacu atuyoboye neza. Nanone ngenda nkora n'indirimbo zo kwamamaza Perezida wa Repubulika, cyokoze biza no gucamo icyo gihe ari ba guverineri n'abaminisitiri. Icyo gihe barimo gutoranya umuhanzi uzakira Perezida Rwendenzi. Icyo gihe bamitamo basanga afite impano iri hejuru. Bamitamo icyo gihe yakazinda nagatumika neza cyane.
tumika kabisa kabisa. nkuko twagiye tubibabwira ikiganiro cyo ni Demiro kuri Odi Media TV. uyu bamwita Lava umuhanzi ufite amateka agiye atandukanye hano muri industry yo mu Rwanda, bivugwa ko yaba yaragiranye umubano na nyakwigendera Jay Polly, nabyo turi buze kugarukaho. ariko mbere yuko tugera aho ngaho, ese Mr Lova bwa mbere winjira mu nzu itunganya umuziki muri studio, ese ni nk'ikihe kintu cyaba cyarakubayeho cyagusekeje cyangwa se cyagutangaje cyangwa se ikintu cyagutunguye? Ikintu cyambayeho mu muziki kikantungura kabisa. Nanone ntago cyantunguye wenda ngo kimbabaze. Hari byambabaje mu muziki ariko hari n'ibyanshimishije. Ikintu cyambayeho kikanshimisha cyane no kuba narabashije kujya imbere ya perezida ahantu hari abaturage bageze ku 40,000 nkabasha kuririmba. Imana ihereze imigisha abayobozi bayoboye igihugu cyacu kuko bazi impano icyari cyo, bazi iterambere ry'ubuhanzi icyari cyo, byanze bikunze tuzazamuka kabisa. Mbere yuko tugana aho ngaho tukubaza kubijyanye na nyakwigendera Jay Polly, turagira ubanze dusobanurire. Tufite amakuru ko ku munsi w'ejo wabashije kuba watarama mu gitaramo cya MTN Iwacu Festival. ese byari bimeze bite, byagenze gute? Ni ayahe makuru wabwira nk'umuntu utarabashije kuhagera cyangwa se umuntu utarakubonye ariko ugize amahirwe yo kuba yakubona hano kuri Odi Media TV kabisa? Buriya nureba MTN Iwacu Music Festival yarakoze kuba yaraje, kuko hari ibyirimo gukemurira abahanzi, abahanzi cyane cyane none bo mu turere. urabona ni byiza kuba izana bari abahanzi b'i Kigali, igatekereza no ku bahanzi bo mu turere. Gusa akantu nshaka kuvugaho, kuko buriya nabonyemo challenge, kuriya kuntu bavuga bati umuhanzi aracyari mo kuzamuka, banafata n'umu DJ ubumenyereye gukorana n'uwo muhanzi, byibuze akavuga ati umuhanzi azane n'umu DJ, urumva? Kuko ejo iryo kosa naribonyeho aho umu DJ yaranyiciye stage uko nayipanze. Hanyuma nanone ari utuntu tuzagenda dukemuka, buriya turiya tuntu bazaturebe ku buryo ki umuhanzi yaba afite umu DJ we amumenyereye, azi n'uburyo ki asanzwe yitwara. Bivuze ngo igitaramo wabashije kuba wataramiramo abanyarwanda ku munsi w'ejo ntago byagenze nk'uko wari wabiteguye kubera ikibazo cy'aba DJ? Uko nari nabiteguye ntago byagenze neza kubera ikibazo cy'aba DJ kabisa. Ikibazo ni aba DJ bakoze muri MTN Iwacu Festival, cyangwa ikibazo ni wowe utarumenyereye n'abo ba DJ? Bimeze gute? Njyewe nabibonyemo yuko batubona nkaho turi hasi tutazazamuka, kandi ntago wamenya umuntu utari wamwumva. Rero umu DJ yasaga nkaho atarimo kumfiringa, ariko gusa nyuma yarambwiye ati mbabarire, ntago narinzi yuko ubyibushye kuri urugero. Ese tuva kuri iyo ngingo wenda w'aba DJ, ikibazo yaba ari umu DJ ufite ubumenyi bukeya, cyangwa ni kwa kundi aba DJ basuzugura abahanzi bo mu ntara, cyangwa se abahanzi bakiri hasi mo gakeya ukuntu, cyangwa se bataramenyekana ku rwego rwa danje? Ikibazo ni ikintu ubumenyi buke cyangwa? Buriya njye nabibonyemo yuko ari ukuvuga ngo uyu muhanzi ntago yari yamenyekana ku rwego rwa danje. Nanone kuko bariya bahungu iyo bagiyeho bariya bisumbeho ba Bulldog cyangwa n'aba King James, sound iba iri hejuru kabisa. Noneho twebwe ntago sound baba kayitunganye, kandi ibyo bintu mbihoramo ndabizi. Bivuze ngo basetingira ku bahanzi baba babanje stage. Ako kabazo kabisa. Urumva twe turashaka kuzamuka, bariya bageze iyo bajya babanje shije kuba inyenyeri. Rero natwe buriya byaba byiza yuko hari ahantu hazajya hatunganywa kabisa, ku buryo umuntu ajyaho n'ubundi indirimbo yanjye n'ubundi kumvikana ku buryo bwo hejuru. Tuva kuri iyo ngingo, watubwira ukuntu byari bimeze kugira wisange uri kuririmba hariya muri kiriya gitaramo? ese byagenze gute kugira bari wotorana ujyeyo? hari umuntu wagufashije, cyangwa hari ukundi kuntu kwa kundi twumva abahanzi bagenda bacengezamo utuntu tugiye dutandukanye twa giti? byari bimeze gute muri rusange? Urumva njyewe Mr Lova hanga muri aka karere narakoze pe, ibikorwa byanjye nibyo byansunitse, ko nta ikintu mfite, nta n'ikindi kintu nakora kugira ngo ngere hariya. Urumva afite korabo ebyiri mu gihugu zikomeye, korabo imwe na Fireman mufitanye indirimbo? Dufitanye indirimbo yitwa Ruyobora Isi, kandi icyo gihe nayikoreye muri studio nanone
ku rwego rw'igihugu ikunzwe yitwa Touch Record. Ni indirimbo nakoze ako kanya umuntu ahitamo inka bica no kuri radio bitewe n'ubutumwa burimo. Urumva mfitanye collabo na Jay Polly. Buriya nuko wenda habaho nko gusitara naho Mr. Lava ukuntu nari natangiye mfitemo imbaraga habuzemo support ko ariko ubu ngubu akarere karanshyigikiye pe ndanagashimira cyane kumwe na Odd Music. Urumva Odd Music Emery Touch buriya twaravunikanye cyane muri uru rugendo rw'umuziki. Ndebuka ahantu hamwe twigize kuva urugendo rw'ibirometero byinshi, urumva nko kuva Karangazi n'amaguru kagera Nyagatare twaraye mu gitaramo. Twakigiyemo n'imodoka nijoro irabura mu gutaha. Kandi urumva tuba dufite ingo, dufite umuryango, cyo twabuze naho tugakodesha imodoka. Muhitamo gukandagira cyase icyo bazi nka tabari. Rero twari tuzi icyo turimo kwirukankira, turimo gukabakabaho, ariko inkoni hira igihe ndabona abayobozi bacu akarere ka Nyagatare nkuko bese imihigo barashaka no kwisa imihigo kugira ngo impano yacu igenda ibyara umusaruro. Aha ni kuri Odi Media TV, ikiganiro ni Demiro nk'ibisanzwe, aho dutumira umuhanzi tukamubaza ese bimeze bite muri industry hano mu Rwanda. Twagize amahirwe uyu munsi twabazaniye umuhanzi ufite izina rikomeye hano mu gihugu cyo mu Rwanda. Dukomeza waruri kutubwira ku bintu bijyanye na collabo na Fireman and Jay Polly. Wenda katubanze twihute kuri Jay Polly kuko ari byo byagiye bimenyekana cyane. Ese Jay Polly mwahuje gute, bimeze gute kuba wakorana nawe, iyo ndirimbo byagenze bite usamarayizinga mu masegonda nka 30? Jay Polly umuhanzi bita Nati Dread yaramubwiye ati ari Nyagatare hari umwana ufite impano, byaba byiza. Kandi icyo gihe Jay Polly yari ari mu bihe bye byiza amaje gutwara Guma. Hanyuma icyo gihe Jay Polly araza mbere dukorana igitaramo turaririmba, arumva aza kumbwira ati Rava reka nzagusange ahanganye Nyagatare. Buri yaraje ansanga hano Nyagatare. Audio mwayikoreye Nyagatare. Noneho araza arambwira ati dukore ya indirimbo turayikora. Jay Polly yari afitemo n'impano y'ukuntu yifuzaga kujya wa muhanzi uri hasi azamuke, ko yajyaga no mu bitaramo kanamamaga ati Mr. Lava vayo duhurire Rwamagana, naho nkagenda nkaririmba. Iyo wamuhaye usanga wenda niba bamuhaye 300 cyangwa 500 cyego gasa arambwira ati akiraho 100 naho ugende urumva yari umurastaman kabisa. Jay tunamubwira uti rest in peace kabisa umusaza. Ese Jay urumva mwagiranye umubano ukomeye cyane, mugenda mukorana ibitaramo bigiye bitandukanye. Hari nk'ikintu waba waramwigiyeho cyangwa se ikintu gikomeye wabwira abantu badukurikiye hano kuri Odi Media TV mu kiganiro Demira, nk'ikintu mwamwaragiranye nyine cyihariye ku buzima bwawe? Jay Polly ikintu cyane cyane uriya mwibukiraho cyane no ukuntu yambwiraga ati Lava ukora indirimbo uhore wumvikana. Urumva yashakaga yuko mba umukozi. Nanone icya kabiri akambwira ati Lava ntugashyira imbere cyane ibintu byo kunywa inzoga. Ibyo bintu Jay Polly yakundaga kubimbwira ati ibi bintu byamo kunywa inzoga ugasinda si byiza, ariko n'ubundi ntabwo yari yabimbonyeho, ariko yakundaga kubimburira hakiri kare. Noneho Jay Polly ikindi inomukundiye cyane n'ukuntu n'ubundi yubahaga umuhanzi mugenzi we, atari bya bindi kwa kuntu abastar bizi ko umubwira uti tugiye gukora, urumva basanga aragukereje cyane nakwitabye, ariko ngiye naramuhamagaraga akaza. Dukomeza tuguruka tugana no muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tumubaza ibibazo bisaba gutekereza ariko binasekejemo gakeya. Watubwira hano mu Rwanda umuhanzi wakumva nyine wifuza kuba wakorana indirimbo hano mu Rwanda cyangwa se hanze nk'umuhanzi wewe ubwawe wifuza kuba mwakorana indirimbo? Hari akantu uvuzeho gakeya. Nibuka umunsi umwe hari umuhanzi nemera hano mu Rwanda pe, ndamwemera ndi ahubwo bahoze mbere kera nifite n'agafaranga bavuga ngo turasa, urumva Bruce Melody
ni umuhanzi nkunda cyane cyane, ariko gusa nuko yigeze kunkorera ikosa nanone ndibabwire. Nigeze kumuzana ahantu bita Katereya muzanye icyo gihe sinzi agakosa umunyamakuru yakoze icyo gihe, turazana rifite ronshi yitwa Turabavandimwe. Hanyuma icyo gihe arankonjona ntiyaririmba icyo gihe. Ubutumwa namutumyeho icyo gihe habuzeho ngo 30,000 sinzi ukuntu bimeze kubona nayahaye yanga kuyamuhereza, birangira 30,000 yanahageze, birangira yanze kuririmba. Abafana batera intuza agahoteli k'abandi barakamenagura banca 2,000,000. Urumva ni ibintu byagiye bimbanga, ariko Bruce Melody niba nawe kabisa acyumva azabirebe ko nawe yigize kubimbwira ati tuzabiganiraho, ariko urumva yaratumbagiye. Ariko Bruce Melody ndabona nta nubwo cyo gihe narinzi ko bizamera nkuko yatumbagiye gutyo. Bruce Melody azabitekerezeho dukore n'indirimbo kabisa. Urumva nkuko nakoranye na Jepoli nawe azanyorohereze dukore n'indirimbo kabisa. Bruce Melody ubwo nawe arabyumva, uyu bamwita Mr Lova. Mbere yuko tugera muri cya gice dukunda turi benshi, aho umutumirwa wacu tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko bisaba gutekereza, wadukubitiraga freestyle k'iyo ndirimbo wabashije kuba wakorana na Jepoli, twita dukomeza. Izi ntambara duhora turwana, amajoro menshi tudasinzira, bitoroshye hari icyo dushaka, twebwe turinzwe na malayika. Kuba umugabo birahananirwa, igishoro cyacu n'ubuzima, bisaba ubwitange, bisaba ubushishozi, nutunga ufasha abandi. Ntacyo wageraho utavunitse, umurima duhinga ntuzarumba. Dupagase bana b'iwacu, dupagase duhige bana b'iwacu, duhige turye tunusura. Kuvukira habi bitera guhaba, isambu yanjye n'uyu mutwe, diyama yanjye n'abafana banjye, ibikorwa byanjye biva mu byoya byanjye. Curanga gitari DJ Mr Lova ndirimbe, kubita ingoma maze twibyinire. Ibyo turya nibyo twaruhiye, bamvuze menshi bantega iminsi, nibamenye yuko yakaremye ari ikamena twaravunitse birenze. Ibi byuya mureba nizamvune zacu, yanome Mr Love Balance. Bamwita Mr Lova nkuko mwakomeje kugenda mu byumva. So twongeye kubaha ikaze nanone, uyu bamwita Mr Lova. Tugeze muri cya gice mukunda muri benshi, aho umutumirwa wacu tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye bisaba gutekereza. Ese Mr Lova wari wajya nko kuri stage, wagera ku rubyiniro rukibagirwa indirimbo, byakubayeho bimeze gute? Njyewe ntabwo nshobora kwibagirwa indirimbo, wenda hari ukuntu ushobora kuzamo akantu katamo gutya, ariko wigarura nk'umuhanzi. Ariko bijya bikubaho kugera kuri stage ukibagirwa lyrics? Lyrics ntabwo nayibagirwa, ahubwo ni akantu kaza nk'ururimi kagobwamo ukuntu gake, ariko uhita ugaruka. Dukomeza nanone muri wa mwanya mukunda muri benshi. Ese muri aka kanya baguhaye amahirwe yo kuba wasubira inyuma mu myaka 5 itambutse, ariko ugasubirayo uzi uko byagenze, uko aka kanya umeze, ni iki wahindura cyangwa se ni iki kintu wakora muri rusange? Icyo nahindura ubu ngubu rero maje no gukura, buriya maje no kureba n'amakosa yanjye, nta muntu ubaho utagira amakosa. Ikintu nahindura buriya kuri njyewe ntureba, kuri njyewe nagarura umugore wanjye twatandukanye bita Muyizere Foibe kabisa, kuko ni mama w'abana banjye. Kumva kabisa iki kiganiro ndabizi bizamugeraho, arakumva. Iyi ngiyi ni Odi Media, ikiganiro ni Demiro. Ese dukomeza mu bibazo bisaba gutekereza, Mr Lova, wigeze gukunda umuziki cyangwa se ni ikihe kintu kindi wumva wasimbuza umuziki aka kanya wakabaye ukora yuza kuba utari umuhanzi? Kugira ubyumve neza, nk'aka kanya yuza kuba utari umuhanzi, ni ikihe kintu kindi wari kuba uri gukora? Mbere bundi cyane nakuye mu bintu bya entertainment cyane, nari umukinnyi w'umupira w'amaguru, ndi umuzamu. Fata umupira kabisa ukagira ngo uri inkende. Wakinnye na foot? Nafataga umupira kabisa umurenge, urumva nabaga hano Nyagatare bakangura nkaba mashinari bakanjyana. Wafatiye umurenge? Nafatiye n'umurenge Kagame Cup, aho bita igiti
noneho bo baranyishyuraga bakavuga tuzaza kudufatira. Urumva icyo gihe ndabyibuka yuko naje kuvunika muri bihe byashize, noneho nza kuvunika ntaha n'amaguru. Icyo gihe nanone umurenge wabaga wadutwaye, ntabwo amafaranga yari yakinjiye mu mupira w'amaguru. Icyo gihe twararengaga ibirometero n'ibindi birometero tugiye gukina n'indi mirenge. Hanyuma icyo gihe nza kuvunika ukuboko, nza kubitekerezaho ndavuga nti reka nshakira harimo imvune, ariko no mu muziki zirimo. Bamwita Lova cyangwa se Mr Lova, umujene ahangaha ufite amateka agiye atandukanye muri industry y'u Rwanda. So umuziki gusa yabayeho n'umuzamu, yataza kuba umuhanzi ariko kuba umuzamu nk'uko akomeje kugenda bitubwira. Ese turacyari muri cya gice cyacu aho tubaza umuhanzi ibibazo bigiye bitandukanye ariko bisaba gutekereza. Hari nk'umuntu wigeze kuba yakubwira ngo uririmba nabi, cyangwa se aramutse akubwiye ngo uririmba nabi, byagenda gute muri rusange? Reaction zawe zabiziye? Ubundi nje nkunda n'abantu bantera comment, kuko nta wari wabimbwira, ariko aramutse abimbwiye nagerageza no, kuko ni ibintu ushobora guhinduramo gutya, urumva, ukabihindura ukabitunganya fresh. Cyane cyane hari n'igihe umuntu abakunda nk'injyana R&B, undi wewe wenda ukora hip hop akaba yikurindira R&B. Icyo gihe nk'umufana hari igihe atavuga ati akora n'injyana nakunda, urumva. Ariko ngewe ikintu nkora ni ugushakisha uburyo ki njya ku mitima ya benshi kabisa. Dusoza cya gice mukunda muri benshi, ese abahanzi bigenda bitandukana, inkuru zigenda zivugwa, wewe wari wakundana n'umufana wawe? Njyewe umufana mu buryo gukundana, gushyira mu mago, gukundana ubundi njyewe nakunze abafana banjye. So ubundi apana ari urukundo rwo kuvuga imiziki, gukundana urukundo uteretana kugira ubyumve neza. N'ubundi umudamu nakubwiye yari umufana wanjye, yari umufana wawe. So bamwita Mr Lova. Ikiganiro cyo ni Demiro kuri Odi Media. Dusoza reka dukubite freestyle ya nyuma y'indirimbo yiwe, ahite anatubwira ahantu ibihangano bye twabikura, tuhite dufungaho ibiganiro byo nakagaruka. Ndabakubita kapera y'indirimbo yanjye nakoranye na Fireman, wananyarutsa mu masegonda nka 20. Mureke urukundo ruyobora isi, mureke urukundo rutuyobore, mureke urukundo rwogere hose, urukundo mu mitima yacu. Uru rukundo mvuga ruruta amafaranga, uru rukundo mvuga ruruta ubutunzi, uru rukundo mvuga si urwo mu buriri, uru rukundo mvuga ruruta byose, ruraduhuza tukishimana, ruraduhuza tukiyunga. What's up my people? Yeah. Bamwita Mr Lova. Akaririmbo nakora perezida wacu, urumva, twarabyiyemeje. Imvugo ye niyo ngiro ko yaciye nyakatsi, aduha amabati yirukana umwanda mu bana b'Abanyarwanda, amashuri, amavuriro, imihanda igezweho na wundi tuyikesha uretse Paul Kagame. Twarabyiyemeje turi kumwe n'umusaza. Bamwita Mr Lova kabisa. Ni umujene anga mwagira n'ikiganiro ntiwifuze kuba mwatandukana. Ndabizi namwe ntago mwakifuza ko twamurekura, gusa kubera ikibazo cyo kumanaginga amasaha ibiganiro byo nagahoraho. Tuzongera tumugarure tumubaze n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Anje mwari muri kumva ni Dan B cyangwa se Dan B Music. Iyi ngiyi ni Odi Media TV. Ikiganiro cyo ni Demiro. Ciao naho butaha.